Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemere dusangire amasomo atagatifu Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya. Uhoraho aravuze ati: Isirayeli yari akiri muto, naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikaho nk'uko abantu babigenza. Mbiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira, ariko banze kungarukira. Nabasha nte kubatererana? Mu mutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw'uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu, kuko ndi Imana simbe umuntu, nkaba nyir'ubutagatifu rwagati muri mwe. Sinzongera kugusanga mfite uburakari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Ubengeranishe uruhanga rwawe maze udukize. Mushumba wa Isirayeli, tega amatwi, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu, urengere igishyitsi witereye n'umucwira uguhesha imbaraga, bityo ntituzongera kuguhungaho. Uzatubesheho twiyambaza izina ryawe. Uhoraho mugaba w'ingabo, tuzahure. Ubengeranishe uruhanga rwawe maze dukire. Nyagasani Yezu nahabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa ze 12 ati: aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Nimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Nimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu nsisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifurize amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi mukunguta umukungugu wo ku birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'urubanza, Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mujyi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye aratwibutsa ko Imana idahwema kutugaragariza no kuduhamiriza ko kamere yayo ari urukundo n'impuhwe. Aratwibutsa kandi ko twahawe ku buntu, tugomba gutanga ku buntu. Isomo rya mbere, Imana iratugaragariza ko ariyo dukesha impagarike n'ubugingo. Itwitaho kandi ibyo dukorera byose ibigirana urukundo. Ntabwo ari umuntu. Imana ihora iteka yifuza ko twagendera mu nzira zayo. Ihora iteka yifuza ko twayimenya kandi tukayimenyesha abandi. Ntishobora kudutererana bibaho. N'iyo dutekereje ko yatwibagiwe cyangwa se yadutaye itatwitayeho, mu by'ukuri nitwe tuba twayiteye umugongo, ntitumenye gutegereza isaha yayo, tukarambirwa maze tugakeka ko yatugiye kure, kandi ari twe twayigiye kure, tukitandukanya nayo, tukishakishiriza imana zacu, tukirwanira kandi tukirwanaho. Impuhwe z'Imana ni igisagirane nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Imana ihora iteka yiteguye kutugira abayo.
icyo twifuzaho ni uguhinduka, icyo twifuzaho ni ukumenya agaciro k'urukundo dukunda, icyo twifuzaho ni ukuyigarukira n'umutima wacu wose. Ese mu buzima bwanjye menya agaciro k'impuhwe z'Imana? Ese naba naragiriwe impuhwe n'Imana? Ese uku kugirirwa impuhwe n'Imana byamfashije kugirira abandi impuhwe no kwitwara mu buryo buboneye no gukoresha neza ingabire Imana yampaye ku buntu bwayo? Twahawe ku buntu, tujye dutanga ku buntu. Mu butumwa bwo kwamamaza ingoma y'Imana, kimwe n'intumwa za Yezu aduha n'ububasha bwo gutanga ibimenyetso bifatika kandi bigaragara by'ubwo bwami bwe. Ubwami bwe ni ubwami bw'urukundo, ubwami bw'impuhwe, ubwami bw'ihumure, ubwami bw'ihirwe n'amahoro. Kwamamaza ijambo ry'Imana ndetse no gukiza abantu indwara zabo zose, ari iza roho n'iz'umubiri, ni ingabire duhabwa ku buntu tugomba kwifashisha dufasha abandi. Yezu adusaba kwirinda ibyatuziga byose, ibyatuma imitima yacu itarangamira iby'ijuru, ibyatuma tutamenya agaciro k'ubutumwa duhabwa, kugira ngo imitima yacu ihorane ibakwe ryo gukorera Imana mu bwisanzure, mu burenganzira bwuzuye no mu bwiyoroshye butagereranywa, twizigiye kandi twiringiye Imana yacu ishobora byose. Yezu rero icyo atwifuriza ni uko twamuhamya kandi tukaha abantu amahoro, tugatanga amahoro. Igihe cyose rero ayo mahoro dutanga, ayo yatangwa na Yezu, igihe cyose abantu batayakiriye, tujye dutanga ubuhamya bw'uko ntaho duhuriye nabo, kuko twebwe tutifuza gutakaza ubwo buntu twagiriwe n'Imana. Gukunguta umukungugu w'ibirenge by'intumwa, Yezu yashakaga kugaragaza ko bagomba gutanga ubuhamya ko ibyo bakoze babikoze, batigeze bifuza kwisanisha n'imigenzereze yabo basanze, imigenzereze ifutamye. Bakristo bavandimwe, twiyambaze izina ry'Uhoraho, tumenye ko ari we ugaragaza ububasha bwe, urukundo n'impuhwe bye, maze ahore adutabara, adukize, aduhe kuba abanyampuhwe bifitemo icyifuzo cyo gukiza abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na nyir'impuhwe, nabaho umugisha, abarinda bakomeza biteho, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.